inzovu y'imirindi. Agora nawe ukuntu wansebeje goko mana ego nasone umuntu yesuwe kunganuka ibyo bintu utangiye kuzana by'inama njyewe umuntu nkanjye urumva nangira umwanya w'akazi uye bakubaza ingamba urimo ukavuga isibo koko ingamba se burya bambajije ingamba nubwo rero nabyumvise rwose ibyo ngibyo ariko madamu nagira aho gushyiraho ibibazo by'umuryango iby'ingamba uramuyoboza ngendaho rwose nta kibazo rwose nubwo nakishije amakenga nabyo nta kibazo 60 n'amafaranga. Ubwo urumva amafaranga yose watanze upfusha ubusa ngo urahereza amakenga ngo bamurekure uzi ubundi yaravuye he azifata amafaranga usesagura ntabikubwira madamu rwose ibyo ngibyo byo bireka njye buriya byo ibintu byibagirwa rwose hari ibintu ushobora kuzana njye bikanandaka na bya 40 byanjye nabuze byari biri ku meza ni wewe wabitwaye kabitwara ukajya kubinywera ngiye guhahira abana imbuto ngo bave mu muhondo urangije yatwara uri kuvuga ya amafaranga se nabonye ku meza hoya buri ari amafaranga byararangiye wawe ese ubu ngubu nakunda agatenge sinaba ari kugutunganya neza ariko uranyibukije tugenda kureba ka gatenge tuhaza kuba tujya kukareba rwose reka tubanze tugende tuganire ku by'abana neza umbwire ibibazo uyu munsi ntabwo njya ku kazi rwose ntabwo simvuye kugusohokana se niwari inkoko rwose niwazihaze ntose we njya kukugurira inkoko ariko ujye utekereza abana ariko madame soko sinzongera gusubira mu kabari rwose umutima wawe utuze ntabwo nzongera gukoza inzoga mu kanwa kanjye gusa wibagiwe abana tugomba kubitaho rero nta kibazo tugomba kubitaho rwose twigende ntabwo uzasubira mu kabari ntabwo nakongera kunywa inzoga nongera kubona ngewe rwose mu buzima bwanjye nsinze uze tuvuga ngo urugwiro n'uwafe nushaka uzanyipimira rwose Muhungu wabyihoreye ntabwo uzi ibyambaya ndabizi se nyine mbwira mana yanjye ngize rugwiro nanjye wangize nagize rugwiro nako sinabwa ngo nagize rugwiro yataba se ugira ngo ari amafaranga yatanze nari kubaho ahubwo simba ndi muri gereza byihorere shawe madunguru urimo uraseka kumakenga ndangiza sitori neza mbaza uko byagenze rero ariko mbega kagore akagore nagasana nibyo henshi ariko uraho yaranzengereje ubwo noneho nakugendeye nkukira urutoki runini ndarubona runini ariko narukimba nagiye kwambona ngo we ndagufasha kanganute ese nkajugunya nk'iryo ndakubona ubwo ndiruka sinamenye ko ndimo ndaza habereye inama nakoze sha ubundi wirukanse uganaho inama iri kute umujura se shayo yiruka ugira ngo abareba sha abagira ngo yiruka nkakiza amagara gusa nagiye kwambona mbaguyemo gusa mazo bagore n'ubwana ngo we nagiye kwanda bose baheneye rimwe wabyihoreye yewe ubwo navuga ni nagize rugwiro ariko nanjye warangiza n'ukuri nese nge sinari impari ako we wakoze iki kinda niye nakukigiye buriki kibaba nahise nijya utatse nyagasani ntabwo byibuka se sha wahuye amanyanga wahungu no ako suko ntabwo byibuka wowe waraguye rayo hanuka byihorere sha ariko wasatse umuntu rwose ubwire se ikishaka ko nahuritse sha komana yumva akaga nyine ko mugani ngo byago bibwira abagabo da abagore bigaramiye nuko ariko yewe si wa mukobwa se ngaho mwitaba alo sheri umeze ute bebe oh sheri ndagukumbuye cyane rwose urabibona gute ko ngukumbuye se sheri nta nubwo ujye ubibona koko yewe gasheri nawe sunikere mu madokima hirya aho ngaho peti none se oh rara sheri urabizi hano rero ntabwo rwose ugize agahinda ntabwo uzambona akazi kambanye kenshi cyane sheri nyine urabona njyewe hano ndijera wa banke ni ukuvuga ngo nkaba na manager
hari ukuntu ubwo sinshobora kubona ukuntu naza nyine nawe uri kubyumva pe akazi kaba kambanye kenshi. Oya sheri ni ukuvuga ngo asa iyo modoka imwe washyizeho hirya uri mu biki. Ni ukuvuga ngo kuwa gatandatu nyine dufite abashyitsi bazasura iyi kampani yacu dukoreramo, ubwo bizatuma nyine ntabasha kuza pe. Ntago wansanga mu rugo sinzaba mpari. Sawa tuzasubira bebe. I love you. Sawa nkinisha se. ariko uramubeshya Ntabwo twigendere. ariko ndashaka ubundi uzamubeshya kugeza ryari. Rwa rugo barakize ntago navona n'iki. Ahubwo naho twapangira tukanza tukajya no kubiba tukabacaka. Ni kwa guverineri. Twigendere ducanga. Iby'isi mugenzi iby'isi birananiye sinyituka yarakumpaye kandi sinyanga yarakunyeretse sinyituka yarakumpaye kandi sinyanga utu dutambaro natwo dusa nabi we twasaga nabi usi iki gipira cy'uyu mugabo aba yajyanye kunywa inzoga wagira ngo nawe rwose ntiyumva mana yanjye njyaho ukwiriye n'ijya uzajya ufura ibisa nabi ni abana ko batakiri batoya umugabo niwe ugezweho rwose pe ngariwe nzajya amesera aha wa mana halo nta kibazo rwose mukore neza arya akaduhemba amafaranga angana mirongo itanu gusa gusa kuki utari warambwiye nta kibazo iyo ari umunsi ndaguhemba ibihumbi ijana ibyo ku kazi nabyo rwose ariko madamu urabona aka gapira ko mu itorero atari keza nako ariko nagakwiye kukaguha kagafura ko rwose siko numva nta mpumuro numva madamu wahashye se kizi wiki ntago wahashye ariko hari abo mu nzu hariya nyine muri salamangere najyanyeyo ubugari ubugari nasi ubugari ugize gusubiramo ubugari ndetse ntago ari rwahashye umuntu w'umugabo bamuha ubugari ese nagira imbaraga ko utamaye ubugari kubugaburira abana base bari mu muhondo abana baje bari mu muhondo dore ngiye mpamvu nabahaye ubugari ikintu cya mbere ubugari babukoramo iki igikoma wagiha abana bakava mu muhondo ariko ntabwo urya umuntu w'umugabo nkanjye nkwiye kurya ubugari nta soni mu byo umujyanama w'ubuzima yavuze ageze mvamo ubugari n'amafaranga yari ngiye guhashya imbuto z'abana uwo mujyanama bamugusidiye ku isonga y'ururimi nta n'isoni ngo umujyanama nta n'isoni